Mwaramutse neza nshuti bakunzi bacu yani ku Rurembo TV kongeye kugaruka muri cya kiganiro cy'umuryango cyubaka umuryango. Uyu munsi nabateguriye ibintu birindwi ni ibimenyetso mpuruza mu rugahi wawe weho umugabo nawe mugore nubona ibi bintu ibimenyetso mpuruza uhite ko uhagarika ibi bintu kuko urugo rwanyu rwaba ruri mu kaga mu gihe mwibona hibi bimenyetso kari birindwi. Ibi rero ugomba kubimenya kuko ni ibintu bikomeye kandi urabizi ko urugo rwanyu rwarabavunnye kugira ngo rubeho. Niyo mpamvu ibi bintu ngiye kukubwira uko ari birindwi ubyitaho cyane kandi ukabizirikana ugatangira kubyirinda kuko biraba biri kujyana urugo rwanyu mu kaga. Kandi urabizi ko urugo iyo rusenyutse ntago ari mwebwe nk'umugabo n'umugore muba musenya urwo rugo gusa, ahubwo muba musenya umuryango mugari. Hari abana mwabyaye, icyo ni icya mbere. Hari aho mwashatse, ya miryango yombi yamaze guhura igasabana, ubwo muba muri kugenda mutakaza musenya uwo muryango ndetse n'umuryango nyarwanda cyangwa se bitewe n'igihugu uherereyemo. Rero ibi bintu birindwi mbere yuko mbikubwira reka nkugire icyo nkwisabira ikintu kimwe cyonyine. Kanda ahantu handitse subscribe, ariko nanone biragendana, ntuhave udakanze like, share, commentaire yawe irakomeza gukenerwa. Hanyuma ukimara kubikora nyemerera tubanze dusenga n'Imana kugira ngo mbashe kukubwira neza kandi ubashe kuzirikana ibi bintu. Reka tubanze Imana imbere kuko Imana niyo isumba byose kandi niyo yaremye umuryango. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizerwa, uri ndiho ushobora byose. Muri aka kanya ku bantu bose bari kumva mw'iki kiganiro cy'umuryango, reka kigire ibyo gihindura mu bantu ndetse no mu bubatse mu izina rya Yesu Kristo. Urwanye imbaraga z'umwijima zisenya umuryango kandi wubake abatari bubakitse bubakike, abari bafite ibitero bitangiye kubaganza reka bite kubihagarara aka kanya. Urakoze kuri Imana ikomeye, urakoze kuri Imana ifite imbaraga, urakoze kuri Imana yo kwizerwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Nongeye kubahereza ikaze n'iki kiganiro kugira ngo mbabwire bya bintu birindwi nari maze kubabwira dutangira. Ikimenyetso cya mbere, mu rugo iwanyu niba muhabona cyangwa se mwibonaho umwe muri mwe akora ikintu bita ihohotera, buriya ahantu haje ihohotera rwa rukundo ruba rwamaze kugenda rutakara. Rero niba hariho ihohoterwa, hariho ihohotera rishingira ku mubiri. Urabasha kuramburira akaboko umugore wawe mwashakanye cyangwa se umugore nawe akakuramburira akaboko akagukubita. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Buriya uri kumukubita koko, ibyo bintu bihagarike hakiri kare. Uretse no kuba wari waramukunze, kubera icyo umuramburira ukuboko, wari uzi ko n'amategeko y'igihugu urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwakujyana aka kanya. Rero niba urambura ukuboko kwawe ugakubita umugabo agakubita umugore, hari n'abagabo basigaye bakubitwa muri iki gihe, n'abagabo bisigaye byarabagezeho, nibo kubundi bagiraga urugomo, ariko uyu munsi wa none n'abagore basigaye bakubita abagabo. Ni ibintu bikomeye, ni n'ibintu bigayitse. Rero hagarika ibyo bintu, ihohotera rishingiye ku mubiri ndetse n'ihohotera rishingiye mu buryo bw'amarangamutima, mu mitekerereze. Ibyo bintu rero icyo ni ikintu cya mbere mukwiye guhagarika niba mwabyibonagaho, ni ku mpande zombi. Icya kabiri gikomeye, gifite imbaraga nyinshi kandi gishobora kuzaba mutabiretse bishobora kuzaba karande mu muryango, ndetse bikagera iyo cyo bita karande mu muryango bigera ku bana banyu, ku bazabakomokaho bose bikabageraho. Rero niba mwibonaho iki kintu gikomeye cyane, ikintu bita ubusambanyi, iyo umaze ijambo gusambana buriya turisesenguye
ubanza gusamba. Icyo cya kabiri, ubusambanyi. Ubusambanyi ni ikintu gikomeye kibi gishobora gutuma, niba utabihagaritse, niba bigezaho uca umugabo wawe inyuma cyangwa se uca umugore wawe inyuma, ibi bintu nutabihagarika, urugo rwawe rurarangiye burundu. Rero bihagarike, fata ingamba nshya ubihagarike burundu, kuko ni ikimenyetso mpuruza gikomeye. N'igishake kibe nigishaka kugira icyo kimenyetso cya mbere, kuko ni ikimenyetso cyihariye kigendera n'ubwandu uri kwandura binyuze mu maraso. Birandura ibi bintu, bishobora kuba karande, bikagera ku bana bawe, bikazagera ku buzukuru bawe, kubera ko wanze gusa kwirinda icyo kintu. Rero ni ngombwa ko uhagarika icyo kintu aka kanya, ukimara kumva iyi nama nkugiriye, wite kubihagarika ako kanya. Icya gatatu, kuburana icyizere. Icyizere hagati yayo, ntabwo mukizerana. Buri wese arakora ibye, ukagira ibyo ukinga mugenzi wawe. Ibi bintu, urwo rugo niba ari ukumeze, wa mudamu we niba ugira ibyo ukinga umugabo, n'umugabo akagira ibyo agukinga, rero biragusaba gufata icyemezo cyihuse ko ugomba kuzajya ubwiza umugore wawe ukuri, cyangwa se umugore akabwiza umugabo ukuri. Biroroshye ko wafata icyemezo, kuko ibyo ngibyo uri guhisha, ibyo ngibyo uri kugenda muhishanya, ni ibintu bishobora kuguhombya igihe kirekire cyane cy'ubuzima bwawe bwose, kuruta nyamara uko tuntu uri kumukinga. Uri kubimukinga ukanga kumugirira icyizere ngo umuganire mubwizanye ukuri. Ibyo nabyo bihagarike. Icya kane nacyo ni kimwe mu bintu bikomeye nacyo, kuko ibi bintu byose kari 7 birakomeye. Ni ngombwa byose, ntago bisigana. Ni ngombwa ko byose ubyitaho, kandi impinduka zikomeye uzagenda uzibona nufata iki cyemezo. Icya kane rero, kwirengagiza inshingano. Niba wirengagiza inshingano, ubundi hari inshingano y'umugabo, hakaba n'inshingano y'umugore, ariko hari n'inshingano z'abashakanye, mwese muzihurizaho icyarimwe, kuko Imana irabahuje kugira ngo mufatanye. Niba rero wa mugabo we wirengagiza inshingano z'umugabo, ubwo se niba wirengagiza inshingano z'umugabo, uracyari umugabo? Ngaho nawe itekerezeho. Niba rero wibonagaho kutakiri umugabo, kuri ukutakaza indangagaciro z'abagabo, ni kuri kugenda utakaza umugabo. Rero hita kuhagarika ibyo bintu, ubahirize inshingano zawe. Nawe wa mudamu, niba utari kubahiriza inshingano z'abadamu, z'umugore, Bibiliya iravuga ngo z'umugore, icyo gihe nawe uracyari umugore, nawe gira ahantu wikrasa. Noneho aka kanya mugira inama y'uko wabihagarika, ukubahiriza inshingano. Buri wese agakoresha inshingano ze nkuko mwabisezeranye. Ibi ngibi birareba umuntu wese wubatse. Shyira mu bikorwa rero, wese yubahirize inshingano agomba kubahiriza. Icya gatanu, kunywa inzoga, ndetse inzoga nyinshi n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge biri mu bwoko butandukanye. Kunywa inzoga nyinshi, hari abagabo bazi ko nyine kuba umugabo ari uko ugomba kuba unywa inzoga, ariko noneho hari naho birengera, ugasanga umugabo arasayisha cyangwa se umugore arasayisha, ni umunywanzoga yabaswe n'inzoga. Ibyo ngibyo nabyo ni ikimenyetso mpuruza y'uko urugo rwanyu rugiye mu kaga. Noneho akagerekaho n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge nk'uko mubizi biri mu bwoko butandukanye. Hari urumogi, ibyo ngibyo bihagarike. Za kanyanga, ibinyobwa bifite imbaraga nyinshi, byose ni ibiyobyabwenge, biratuma utakaza ubwenge.
rero uko utakaza ubwenge niko uri kugenda uva muri rwa rugo, kuko nicyo bigufasha ibiyobyabwenge, kuko birakuyobya ubwenge bitume za nshingano z'urugo utazubahiriza. Niyo mpamvu ibi bintu uko ari 7 bigendana. Murakoze cyane ko mugiye kubyubahiriza. Hanyuma nanone icya gatandatu ariko mbibutse ko mugomba kubehera kuri genda ibya mbere bigenda byunganirana n'inyubako yubakanye. Ibi ntimubyirengagize. Icya gatandatu rero, urwango n'umujinya. Kugira urwango, ukagirira uwo mwashakanye urwango, kandi nyamara ubundi Imana yaradukunze. Noneho by'umwihariko Imana igenda ihamagara umugabo, cyangwa igihe wari umusore ikakwereka wa mukobwa ukamubenguka, mugahuza urukundo, mukaganira, mukagira ku rwego rwo kubana. Rero ibyo ubwabyo ni urukundo rw'Imana rwabahuje. Niba ugeze ku rwego utagikundana n'uwo mwashakanye, muba mu nzu imwe, muba mu cyumba kimwe, ukamugira urwango rudashira, ni ikibazo, ni danje. Ibyo ngibyo bihita bihagarika aka kanya, kandi nta gishoro bisaba kindi. Ibi bintu bisaba igishoro kihe? Bisaba igishoro cyo kwemera, bisaba igishoro cyo kutikomeza, bisaba igishoro cyo guca bugufi, ukemera ugakomeza ugakunda wa mugenzi wawe ku mpande zombi, ku mugabo ndetse no ku mugore. Icya gatandatu rero, isi ibintu bya mwabyumvise, ibi nababwiye mbere mwabyumvise. Reka mukubwire icya 7 kandi turi no gusoza. Icya 7 cyuzuzanya n'ibi byose tumaze kubabwira. Icya 7 ni ikindi gikomeye, kunanirwa kuvugana. Kunanirwa kuvugana. Uziko hari abantu, niba yeho nyumva nawe urimo, ubwo nawe wiyumve gutyo, hari abantu munanirwa kuvugana. Wa mudamu, niba unanirwa kuvugana n'umugabo wawe muri mu nzira, bizagenda biti? Wa mugabo we, niba unanirwa kuvugana n'umugore wawe, bizagenda biti? Ese bwo mu bana aho bimeze bitera? Ubwo nawe subiza. Hanyuma se nanone, niba urwo rugo mutavugana ruzabaho ute? Ese muri cya cyumba ho urumva koko bishoboka kandi mutavugana? Ese muri kwiha kuba abantu bafite ubumuga bwo kutavuga kweli? Oya, mubirekeraho, bihagarikiraho ngaho. Nkuko mvishize inama zose kari 7, inama 7 zose ziragufasha. Nugenda uzubahiriza, buri wese aragira aho yisanga. Ese wisanze he? Umuti rero, reka mbarangire umuti. Ubundi umuti wa mbere nuko niba wumvise izi nama, birashoboka ko uzumvisha uri wenyine, utari kumwe na mugenzi wawe mwashakanye mufitanye icyo kibazo. Izo nama rero niba umaze kuzumva, hita kufata icyemezo yo ku giti cyawe, utangira uhindure ibyari byarakunaniye. Tangira uhindure aho utagiriraga icyizere mugenzi, tangira umugirire icyizere, na bya bindi byose nari nkubwiye, tangira ubishyire mu bikorwa. Hanyuma ikindi, niba koko kubera yuko impamvu byabananiye kandi impamvu bishobora kuba biri kugenda bijyana urugo rwanyu mu kaga rugiye gusenyuka burundu, izi nama niba zakunaniye kuzubahiriza, mushake ubujyanama. Hari abantu b'impuguke mu bigendanye no kubaka urugo mu muryango, kubaka umuryango. Abo ngabo turabafite mu gihugu cyacu. Ikindi kandi nanone, twebwe turi kwigisha inyigisho, reba nimero munsi y'iki kiganiro, urebe nimero zacu, duhamagare tukugira inama aho urugo rwawe rugiye kujya mu kaga, birahita ko bihagarara. Inama zacu turaziguhereza, turazifite kandi turazizeye. Kandi ikindi nanone, ufite pastor wawe, umushumba wawe, ugirira icyizere, musange. Erega byose nukomeza kubigumana, urugo rwawe nirusenyuka se hari ikiguzi wumvishe bisaba kindi? Nukwemera, ukemeriza inama zose tukugiriye, kandi niba byarakunaniye ugafata icyemezo, ukegera n'abo bantu bandi nkubwiye batandukanye. Imana kandi guhereza umugisha. Hanyuma birashoboka ko wumvishe iki kiganiro ari ubwa mbere, ariko dukeneye kubonamo gushyigikira
dukeneye gufatanya. Ese ntabwo ushaka gufatanya natwe kubaka umuryango? Ese ubona umuryango nyarwanda utabangamiwe n'ibi bintu bigiye bitandukanye? Gira umusanzu utanga, hanyuma tangira ubutange ubinyujije kwiyica no Rurembo TV, ukanda subscribe, wiyandikishe, ube kwagura uyu muryango kugira ngo izi nyigisho zigere ku bantu benshi, zisakare ku bantu benshi ku mpande enye z'isi. Hanyuma nanone ahantu hari like, niba wadukunze hari ahantu hashushanyije igikumwe, hakande cyangwa habyonde, ibintu biragenda neza. Usharinge n'abandi, ku bandi bantu, ku magurupe WhatsApp, ku bandi magurupe atandukanye. Usharinge kino kiganiro, niba kikubatse nawe ubaka abandi, fatanya nanjye kubaka abandi. Komanteri yawe irakenewe, urayiteye komanteri, turafashwa kumva hari abantu bakumvise. Ntukagiye wumva iki kiganiro ngo ucegeke, oya yugira, niba washimye, niba hari icyo twakosoramo tubwire. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma nyemerera ngusengera Imana mu isengesho rigufiya, nguheshe umugisha mu izina rya Yesu, kandi mpeshe umugisha urugo rwawe, urugo rwanyu nduheshe umugisha. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizerwa. Ngushimiye kubumvisha iki kiganiro bose aho baherereye ku mpande zitandukanye. Ndasenze kugira ngo muri aka kanya urugo rwawe rugeze ahakomeye, komunikasiyo y'urugo byaranze. Reka Uwiteka Nyiringabo, ahabuze icyizere hagaruka icyizere, ahabuze ubwumvikane, ahabuze ubumwe, aho urugo rwawe rugiye gusenyuka, reka aka kanya bihagarare. Imbaraga z'umwijima, abadayimoni basenya umuryango, bahagarara aka kanya, batsindwe nawe, bashye, bakongoke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze kuri Imana ikomeye, urakoze kuri Imana yumva gusenga no kwinginga kwanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Amen.